tosti enekutarabini. Hallelujah. Imana ihimbazwe. Bekunde bifodraje. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukora. Hallelujah. Bana b'abantu barahinduka. Biba ngombwa yuko igihe ndi gushaka ikote mu gihe amakoti yose nayabuze, abantu bari kuvuga atani nshobora kuba naturutse, kandi ikindi gikurikiyeho iwabo bari kumpamagara bati mugeze ari nge ndi kuvugana nabo ntituraje. Biba ngombwa rero yuko wari photographe rero baravuga ati na runaka koko yazivaho. Ubwo rero nicyo ngicyo cyatumye kibitera, baravuga bati ntago bikwiriye ko yakavuye ku nzoga. Ikintu numvishe yongera kubyara nimugoroba amagi y'inkoko. Ubwo nibwo igise cya kabiri cyamufashe. Yes, reka tubasuhuze mwebwe mwese mudahema kubana natwe uko bwije nuko bukeye. Ndavuze ngo amahoro ya Kristo nabe kuri mwe, kandi umucyo w'iteka urabagiranire kuri mwe aho muherereye hirya no hino ku migabane igize isi. Nifurije umugisha mwebwe mwese mudahema kubana natwe uko bwije nuko bukeye. Mu by'ukuri muri nkoramutima zacu, muri ab'umumaro, muri ab'igiciro. Uwiteka ajya arushaho kubaduhera umugisha. Rero iyi ni ya televiziyo yanyu, televiziyo yacu Betifage TV. Nababwiye ko Betifage TV bisobanura inzu y'imitini, wenda nk'aho byumvishe bwa mbere nicyo bisobanura. Yesu ajya abaha umugisha. Dusoje inshuti zacu abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, ubwo ni Canada, Amerika, Australia, Zimbabwe, Suwede, mbese mu Bufaransa, Kenya, Uganda, Tanzania, mu Burundi, muri Congo, mwese ndavuze ngo amahoro ya Kristo abe kuri mwe. Uri mu bibazo bikomera, ufite intambara, urwaye, humura hamwe no kugusengera Imana, ejo hari igihe buzacya wakize. Nkuko nababwiye rero ko uko bwije nuko bukeye nzajya mbagezaho abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Uyu munsi twagenderewe cyangwa se twasuye umukozi w'Imana, umushumba, umupasitori wimitswe, wasutsweho amavuta. Uyu munsi niwe Imana tugabije kugira ngo abashe kutugezaho ibyo Imana yamushyizeho. Rero tutavuze byinshi, pasiteri turakwakiriye. Murakoze cyane. Uraho neza? Muraho. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Ndabona umeze neza. Tumeze neza cyane. Wambaye neza, kositimu nziza. Cyane cyane. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Tugwaye ikaze rero, uratangira utwibwira, noneho turakomeza n'izindi gahunda. Murakoze cyane. Nitwa Dusabimana Jean Claude, ni umupasitoro mu itorero bita Reformed Covenant Church ikorera mu Rwanda ndetse no hanze y'ibihugu. Nkaba nkora muri umurenge wa Kinyinya. Dushimiye Imana kuba tubabonye namwe. Natwe dushimiye Imana kuba tubabonye, mukaba munaduhaye ikaze. Abashumba ndabubaha cyane, ndabemera. Kubona umushumba nkawe wemera gutangaza aho Imana yamukuye ni iby'igiciro kuri twebwe. Pasiteri, Karame. umaze igihe kingana gute mu gakiza? Maze imyaka igera muri 15. 15. Pasiteri, ugiye kutubwira ibintu bitatu wahuye nabyo byari gutuma urugendo utarukomeza. Utubwire n'ibintu bibiri Imana yagukoreye mbese byatumye urushaho gukomera ku Mana. Yes. Icya mbere cyari gutuma ntakomeza urugendo, naje gusanga mu rugendo harimo ibintu bigoye. Yego. Cyane ko muri urugendo nahuyemo n'ibigusha byinshi. Hanyuma yo guhura n'ibigusha byinshi biba ngombwa yuko nza kurwana na byinshi cyane ndetse binkomeretsa imitima. Hanyuma yo kunkomeretsa imitima rero Imana iranshoboza, mbona nisanze ngumye muri aka gakiza. Niyo mpamvu ushima Imana ko nanjye umunsi wa none Imana ikiri kumwe nanjye. Ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri ni uko nahuye na byinshi nk'uko nakomeje mbivuga. Naje kuba muri aka gakiza mu gukizwa kwanjye. Mu gukizwa kwanjye byabaye ngombwa ko umunsi nakirijweho nza kuba bambaza ati niki cyatumye ukizwa. Hanyuma yo gukizwa
mukuru wanjye arambwira ati rwose uretse inzoga neza, ndavuga inti ndaziretse. Arangije arangerageza aravuga ati reka turebe, baragenda batarura inzoga banzana mu gacupa ati inywere ntawe, inywere ntawe uraza kubimenya. Ndababwira inti ngiye nakijijwe. Ati twapfusha ariko ndavuga inti oya ntabwo ari uko bigomba kugenda, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Imana irandinda rero, ndashima Imana ko uyu munsi wa none iri muri aka gakiza. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni uko Imana yabanye nanjye muri uko gukizwa kwanjye. Muri uko gukizwa kwanjye nk'uko nabwiye ngo hari ibyankomerekeje, hanyuma yo kunkomeretsa biba ngombwa ko njya guhabwa inshingano za kidiyakoni. Byabaye ngombwa ko bavuga ati we ntabwo ukora inshingano za kidiyakoni. Ubwo ni mu yihe dini? Ya ADEPR. Ubwo rero hanyuma yo kuvuga ngo nawe nshingano inshingano za kidiyakoni, biba ngombwa yuko bambwira bati birakwiriye ko tugomba guhereza inshingano umuntu ufite amafaranga, kuko icyo gihe cyo naziraga nta mafaranga. Ariko biba ngombwa yuko Imana biba ngombwa ko inyimika mu mudiyakoni. Mpera ko shima Imana ndavuga inti kuva Imana ingize ni umudiyakoni, nanjye ngomba gukoresha igiterane ku mugaragaro. Ubwo n'ubundi wabereye umudiyakoni muri ADEPR. Yego. Imana ishimwe. Ahasigaye biba ngombwa yuko inshingano bazima. Ndangije icyo gihe Imana mbonera bishohoje. Imana ibayina nanjye na n'uyu munsi, niryo shimwe mfite. Urumva ko nibyo byagomba kunkomeretsa. Ikindi gikomeye numvishemo, none se bishatse kuvuga ko kuba wari wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukaba warongeye kwinjira mu gakiza, ari byo byatumye umuryango ukwita umuntu mbese upfusha ugushije ishyaka? Icyo nicyo cyabiteye, kubera ko bo n'abanyagatolike, kandi ikindi bakaba barakundaga gahiye kandi tugasangira. Cyane ko hari igihe nigeze nzinywa, amajije kuzinywa ndangije abantu magukura ibijumba, bamwintumye gukura ibijumba, ndagenda ndyamira mu murima. Saa sita zigeze ntaha ntabyo njyanye. Kirimo n'ubuhamya kabisa, kuva ku nzoga kunywa inzoga byonyine ukajya mu murima gukura ibijumba ukaba iyo ngiyo mu murima, nabyo ni ubuhamya cyane. Reka noneho tutavuze byinshi, utubwire ibintu bibiri Imana yagukoreye byatumye urushaho gukomera ku Mana. Ikintu navuga Imana yankoreye muri uyu mujyi wa Kigali, icya mbere Imana yankoreye ubukwe nta n'amafaranga n'atanu mfite. Ntibibaho. Umuryango utankunda, hanyuma yo kutankunda biba ngombwa yuko nari ngiye gushyingiranwa nawe, bamufata bamuhereza undi. Ariko kuko Imana yari yavuganye nanjye ko izabikora, biba ngombwa yuko ndi gusenga, Imana imbwira ngo zimenekeye mu nzira. Zimenekeye mu nzira inzoga bazanye. Hanyuma rero ku munsi wo kujya gusaba ramwe ngo ngende kujya gusinyira mushiki wanjye ari umugore wanjye tubana, biba ngombwa ko icyo gihe ngiyeyo za nzoga ba bantu bagomba kuza gusaba ntibaza. Ndangije mu kutaza rero, ubwo abari ngiyewe binywera za nzoga, bafata gahunda yo kunkubitira iwabo. Ubwo rero icyakoze Imana irahandokora. Icyo ni ikintu Imana yankoreye. Kirakomeye cyane. Yego. Kirakomeye cyane. Ndumva nakubaza byinshi kuko ndumva ufite ubuhamya kandi nabwo ni bwiza. Reka noneho tugusabe utangire usenga Imana, numara gusenga noneho twinjire mu buhamya neza mu buryo bwimbitse. Kare Pastor, turagushimiye mukunzi wacu Yesu, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, wabanye natwe tugira neza, uraturengera, uturwanya intambara zose tuzi n'zo tutazi, uturinda tutaraba kurindwa. Si uko twari beza, si nuko twakiranukaga, ni kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Warinze umuryango wanjye, urinda u Rwanda rwose, twese muri rusange uraturinda. Hari ingabo nyinshi watanze ziva ku bwacu. Turagushimiye kubw'imirimo yawe n'ibitangazo ujya ukora. Mwami Yesu, niyo mpamvu umwanya nk'uyu nicaye aha ngaha ngushimira ibyo wakoze kandi nkuragiza n'ibiri imbere. Rero tuki muri uyu mwanya nkweretse gahunda zose turimo twinjiramo kugira ngo ukomeze kuzigaragaramo, kandi n'ababyumvise bose ube kugubwa neza. Turagushimiye rero mukunzi wacu Yesu, komeza gutindana natwe no kutugira neza no kuturengera. Yose byo kushaka ntabari twe, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Noneho reka twinjire mu mwanya w'ubuhamya nk'uko bisanzwe byimba.
mwongere kwirirwa neza. Yego. Rero tweteye ngo tubagezeho ubuhamya nkuko nababwiraga ngo Imana yankoreye ubukwe muri mujyi wa Kigali. Manje gushima Imana ko Imana yabukoze koko Imana ivuze ijambo ntabwo yivuguruza, cyane ko Imana igira ijambo ntabwo igira amagambo. Rero hanyuma ko Imana igira ijambo itagira amagambo, nkuko nabibabwiye, Imana yavuganye nanjye, ivugana nanjye ko itangira nanjye umushinga w'ubukwe kandi izanabusohoza. Hanyuma y'ibyo rero biba ngombwa ko Imana imbwira ngo genda winjire mu mushinga w'ubukwe. Ubukwe ndabwinjiye, maze kwinjira muri wa mushinga w'ubukwe, ubwo hasigaye ndagenda njya gusaba. Hanyuma yo gusaba, ubwo hasigaye ibintu birakunda, tugera ku gihe cy'ubukwe nyirizina. Ntabwo byose ndaza kwicamo kuko kumara igihe kirigira mu masaha 3 cyangwa 4, kandi turakoresha muri iyo minota igera mu 10. Ubwo rero hanyuma wenda icyo mvuga mu gusoza k'ubukwe wenda nicyo ndagenderera, ni uko nageze igihe cyo kugira ngo ubukwe butahe. Biba ngo ampamagara ambwira ati uri hehe, ndaha naha, mpageze nsanga yadodesheje ikoti. Kuri uwo munsi w'ubukwe nyimara kwatunguka, nyimara kwajya barambwira ati se bimeze gute? Ariyo mpamvu navuze ngo Imana igira ijambo ntabwo igira amagambo. Igira ijambo ntabwo igira amagambo. Biba ngombwa yuko bambaza ati imodoka zirenda, yabwiye ntewe nimba mutazishatse ngiye kwiryamira. Ariko menye ngiye kuryama nkuko nabivuze, numva umuntu wa mbere arampamagara ambwira ati rero imodoka zabonetse ntizabonetse. Arambwira ati nanjye ngigeze mu nzira. Nshatse kuvuga ko uwo munsi Imana yampaye imodoka zirenze 6 kandi nta nimwe nigeze ntumira muri ubwo bukwe. Rero icyatumye ibyo ngibyo biba ni uko Imana yavuganye nanjye ko izatangirana nanjye ikandi isozanye nanjye. Hanyuma tugikomeje wenda muri ubwo bukwe, narinze ngeraho mu rusengero kuko nasezeranye muri ADPR nkuko namye mbivuga. Biba ngombwa yuko turi mu rusengero, ntabwo nari nabonye matora cyangwa igitanda n'iki byose, cyane ko n'inzu nari nayibonye saa 6 z'ijoro. Ariko muri kwibona muri saa 6 z'ijoro, biba ngombwa yuko turi mu rusengero. Hanyuma ko turi mu rusengero, ubwo biba ngombwa yuko umutima utangira kumbwira atari ku mugeni w'abandi bamujyana he, twamaje gusezerana. Ariko mu gihe cyo gutwikurura nibwo nahageze sanga ubu nuza matora n'igitanda byabonetse ntazo wabizanye. Ndashima Imana ko ibyo bintu Imana bikoze byabayeho, kuko ibyo ni byabaye ku itoro nasengeragamo rya ADPR. Pastor, nta muntu mwari mwavuganye ko ashobora kuzanira matera wenda dukururujije ku bantu ariko twumva? Oya, nta numwe twigeze tuvugana. Ngiye nagendeye ku ijambo, cyane ko niyo byanyoberaga nafataga inzira nkajya gusenga, Imana ikavugana nanjye. Igitangaza kindi numvishe gisa n'iki, nkunda kubwira ngo abantu bari uburyo tuba turi kuvugana n'abantu mu buryo bw'umwuka, bashobora kuba bari kubaza cyangwa se nanjye ndi kwibaza. Yego. Izi modoka ko nta nimwe wari wishyuye, ko wari kubabwira ngo niba nta modoka muzanye ngiye kwiryamira, wari buryame ukumva ko uriya mudamu witeguye umugabo, witeguye kumukura iwabo, wumvaga ari nde muri make ujya kumukuzanira? Niwe niyaminiye kujya ati ndagenda n'amaguru niba nta n'imodoka. Ese zavuye he? Abazizanye baje kubamenya nyuma cyangwa? Mu by'ukuri rero ntabwo nari nitaye ku byo abantu bavuga, nari nitaye ku ijambo Imana yavuganye nanjye, cyane ko Imana yavuganye nanjye nta shinge nta rugero nari mfite. Hanyuma nkuko yari yavuganye nanjye ko izatangirana nanjye igasozanya nanjye, nibyo nari niringiye. Hanyuma ko ari byo nari niringiye rero, ubwo ni ukuvanga Imana yaranshoboje imbaraga zo kugira ngo mpagarare muri bya bintu. Hanyuma y'ibyo rero, izo modoka nta muntu nigeze mvugana nawe, cyakoze wenda muri abo bose hari umwe wenda bazi nka Shimimana Jean Marie Vianney, Imana imumugisha, we yarayoboye itoro ryaho bita kuri ADPR Umurindi. Niwe wavuze ati ndaje shahumura, kuko ubwo kwe bwa yaraburimo. Aravuga ati ndaje nkushakira imodoka humura, ariko nawe ahamagaye kuko ari by'Imana yashaka kwikorera. Amage mu bantu bari baziranye bose asanga ziri kompoze. Hanyuma y'ibyo rero byari yiringira, aravuga ati gisigaye no gusenga, Imana yagenda irirarikira. Rero nibyo ngibyo Imana yankoreye. Yego.
imibanire yawe n'umudamu kuva mukimara gukora ubukwe ndizera ndashidikanya ko mwabayeho mu buzima bwiza cyangwa se hari andi mashuri mwinjiyemo y'ubuzima? Byamanje kudutonda. Impamvu bavuga ngo byamanje kudutonda, mu gihe abantu bavuga ngo bakoze ubukwe baranezererwa, ntabwo twigeze tunezererwa, kuko ndibuka ko mu gihe cy'ubukwe bwanjye bumaze gutaha bwa mbere nabyutse njya guhinga, hanyuma yo kubyuka njya guhinga ngo nashakaga ibyo tuzarya. Ubwo rero hanyuma y'ibyo ubwo ngubwo sinavuga ngo twaranezerewe, ubuzima bukomeza kudutonda, ariko turashimira Imana aho ibayigereje. Mumaze gukora ubukwe mwabukoze n'urugero, niba mwarabukoze ku wa gatandatu ku cyumweru, ku wa mbere wese ujya guhinga nta n'umunsi twabukoze, ariko ku wa gatandatu ku wa mbere njya guhinga. Hanyuma y'ibyo n'akandi kantu ntavuze, Imana nk'uko navuze ngo Imana igira ijambo ntabwo igira amagambo. Burya ntabwo ari ngombwa ko byose byavugwa kubera igihe dufite. Imana yambwiye ngo muri ubwo bukwe Imana iturinze intumbi. Mu by'ukuri nkimara kuhagera, imodoka yanjye ikimara kuhagera, icyo gihe intumbi yarabonetse. Hanyuma yo kuboneka, umusaza w'umugore ahita apfa. Amaze gupfa dukuramo amakote n'iki byose tujya gusenga. Hanyuma kujya gusenga rero, aho wa muntu amaze kuzanzahukira, biba ngombwa yuko tuhita twongera tujya mu bya biganiro byacu, ariko nabwo shitani ntiyanyurwa, afata bya bindi bitaga amatente arabifata bijugunya nk'iririya. Biba ngombwa yuko dukorera ahantu hatari amatente kandi yari yakodeshejwe. Shitani yabijugunye akoresheje umuntu cyangwa se byagende mu myuka mibi. Natwe na mbese ni ibintu by'urujijo. Burya iyo ubwira abantu bamwe batizera kabwanga imyuka mibi, hari igihe batumva ko imyuka mibi ibaho, ariko imyuka mibi ibaho, kuko igihe byaziye mu myuka tubona umuyaga urabigurukanye ubitaye hirya. Bishatse kuvuga ngo ni ibitero Satani yagabye aciye mu buryo bw'umuyaga. Yego. Ubwigisharagati cyangwa se tuvuge amatente. Ni amatente. Uwo muyaga uraza urasenyagura warabiterura uragenda ubijugunya nk'iririya. Umuntu amaze kuzahuka. Uwo muntu ariko yarazahutse. Wariho n'ubu ngubu. Yego. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ariko ndizera ndashidikanya ko ubu ngubu hari aho Imana igejeje ikora binagaragara rwose. Avuze byinshi. Yego, hari aho Imana igejeje ikora. Yego. Ni ukuvuga ngo impamvu nakubwiye ngo Imana yakoze igitangaza. Igitangaza cya mbere nuko mfite umwana ufite imyaka 14 wavukanye n'amagi y'inkoko. Uwo mwana yavukiyeho bita ku Bashinwa i Masaka. Ku manywa y'ihangu. Ni ukuvuga ngo umwana bamubyara mu gitondo. Amagi y'inkoko pasiteri yaba yaraturutse mu by'ukuri. Ayo magi y'inkoko rero icyo gihe Imana igeze imbwira ngo ndinze umudamu wawe kuba kwiseta. Hanyuma yo kumbwira ko imurinze kuba kwiseta, biba ngombwa yuko njyewe nizera ko Imana ivuganye nanjye, ariko mu gihe cyo kujya kubyara ndagenda mbwira abaganga, ndabwira Imana yambwiye ko umudamu wanjye azabyara neza. Bamwambika ikanzu yo kugira ngo ajye kubagwa, yewe banyaka n'ibikoresho byo kugira ngo abashe kubagwa. Ndabwira nti ngiye Imana yavuganye nanjye ko azabyara neza, mpagarara mu byo nizeye. Mu gihe cyo kugira ngo ajye kubagwa bakaza n'urembye bakahita bamubaga. None cya gihe kigeze cyo kugira ngo abagwe, ababyaye neza. Mu kubyara neza bihera mu gitondo, bazi neza ko arabyara umwana wa kabiri. Igihe kigeze biba ngombwa yuko bamujyana aho ababyeyi baruhukira. Bamujyanye aho ababyeyi baruhukira, biba ngombwa yuko bajya ko nabona afashwe n'ikindi gise, nibwo yabyaye amagi 3 ari ku rudodo. Urudodo. Yego. Abashinwa bagenda bazenguruka bavuga ngo Abanyarwanda muri abagome. Yego. Baravuze kandi bavuze Ikinyarwanda kandi batakizi. Abanyarwanda muri abagome nuko bavuze. Madamu nyuma yo kubyara umwana ndetse akurikirwa no kubyara amagi y'inkoko. Yego. Nta kindi kibazo ashobora kuba yaragize gikomeye cy'uburwayi. Madamu nta kindi kibazo yagize cy'uburwayi. Kuko izi saha naguye ko dufite abana 5. Muri abo bana 5 rero buriya buri mwana wese nagiye mubyara nkamwita bikurikije n'inama n'uburyo yavutsemo. Uwo wa mbere namwise Irahebuje Jean Dorapi, kubera ko yavukanye n'amagi y'inkoko. Niwe wavukanye n'amagi y'inkoko? Yego. Yego. Wa kabiri mwita irivuzwe nayo Aline. Impamvu namwise irivuzwe nayo Aline nuko mbirasi yaje kumutwara, abaganga bagasigana bavuga ngo ubundi yamubyariza ku bitaro bikuru, si nawe yatuma tumubyaza hano. Mwita irivuzwe nayo Aline.
impamvu wa gatatu namwise irindi jambo ryayo Cedric. Twashatse mituweli imyaka 3 n'amezi. Noneho tuyishatse imyaka 3 n'amezi, biba ngombwa yuko hasohoka ibyo ibyiciro, sohokamo kabiri, icyiciro kirananirana ku gitsiba, kinananye ku gitsiba, ubwo madamu abagize igihe cyo gutwita, ageze igihe cyo gutwita, biba ngombwa ko ajya gushaka mituweli ku cyicaro, ageze ku cyicaro atarahagera, biba ngombwa yuko yikubita asahetse wa mwana abo bita Rine, noneho yikubise hasi ahita ajya muri koma, amara igihe kingana n'icyumweru ntaza aho ari. Ariko Imana irangije, nkuko navuze ngo igira ijambo ntabwo igira amagambo, biba ngombwa yuko mbona umuterankunga nyishyura 100%, mu gihe ngiye kumureba nsanga ambwiye ati nibwo mvuye ko mu bitaro kwa muganga byanyerekeye gutya na gutya. Noneho mu gihe atashye Imana irambwira ngo senga amasengesho y'iminsi 2. Gusenga amasengesho y'iminsi 2 rero nibwo nasenze nyarangije, ngiye gutsibisha cya cyiciro kiba kiratsibitse birakunze. Nyuma yaho nibwo twafashe gahunda yo kugira ngo tugiye gukoresha mituweli barazima. Mu gihe cyo kujya kwipimisha, twagiye kwipimisha, turangije kwipimisha ahita ajya muri maternity abarabyaye. Ari bwo mbere tugiye kwipimisha. Niyo mpamvu nise uwo mwana ngo irindi jambo ryayo Cedric. Uwa kane mwitira Bishohoje Samuel. Impamvu namwisengira Bishohoje Samuel, no hano ntangiye kuzahukira. Bivuze ngo aho narindi naho ngeze ubu harimo itandukaniro. Kuko impamvu bavuga ngo harimo itandukaniro, n'icyo gihe cyari kimeze gutyo no gukodesha inzu y'ibihumbi 3 ntibyankundiraga. Ariko mpamya neza ko n'ubu ngubu niya 40 hagati ya 30-40 nayikodeshereza. Amen. Amen. Bivuze ngo nanjye ibyo byiringiro ndabifite, nkuko navuze ngo Imana igira ijambo ntabwo igira amagambo. Niyo mpamvu nanjye nizeye ko koko iyo nzu nzayibona. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo uyu munsi wa none ndashima Imana aho ibayigereje ikora. Amen. Kuri pastor, umurimo w'ubutambyi cyangwa pastori, isezerano rihawe igihe kingana gute? Iri sezerano narihawe nyiri umusore, cyane ko nakunze kujya nyobora ibintu by'ibyumba, ariko Imana ikambwira ati nguhaye inkoni. Yewe na bamwe harimo abazajya bambona ndi kuvuga, abo wenda bazabashobora kuba bahamya, ariko Imana uko imbwiye ngo nguhaye inkoni nkabifata nk'ibitariho, cyane ko nkimara kubatizwa aho bita za Rusheshe naho nabatirijwe, byabaye ngombwa ko Imana imanza kumbwira ati nkugishe gucuranga nkumva ibyo bintu ntibyabaho, ariko Imana ibinyigisha umunsi umwe. Mu kubinyigisha umunsi umwe rero, ubwo nkomeza aho bita za Kanombe niho nakoreraga, niho yambwiriye ikintu cyerekeranye no guhabwa inkoni. Inkoni rero nkerewe aho bita muri Kinyinya, ariko izindi nshingano ntabwo natarutse, nazera aho bita ku Murindi, iz'ubudiyakoni, izo z'ubusimbura bwa mwarimu. Wowe umusimbura wa mwarimu? Yego. Cyane. Neza. Yego. Biba ngombwa yuko rero nzamuka mpabwa izi nshingano zo kuba pastori. Yego. Abo bafite iryo sezerano, nanjye ndimo twizere ko iryo sezerano ry'ubutambyi cyangwa ry'ubushumba rizasohora. Icyo Imana yavuze ntiyivuguruza bizasohora. Yego. Turi gusatira ku musozo rero w'ubuhamya bwacu kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Hari umuntu ushobora kuba wumvisha ubuhamya akaba yakenera kuvugisha ndetse no guhumurizwa biciye mu buhamya, bwamagara kuri nimero 0782 90 4 Subiramo 0782 90 4 no kuri WhatsApp. Yego. Turasoza dusengera Imana nanone kugira ngo Imana ihumurize imitima yari babaye yaritakaje ibyiringiro, mbese kugira ngo nabo babashe gukomezwa n'ubuhamya, mbese nta kure habaho Imana itabasha gukura umuntu, bahumure nubwo bimeze gutyo na Imana bafite umugambi. Dusoze dusenga, tuzasubira ubutaha. Amen. Mana data twese dukunda uri mu ijuru, Mana yera kandi kiranuka, Mana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ubu buhamya butambukiye hano hantu. Imana ishimwe.
guhinduka yuko ntabwo ujya uhinduka. Hallelujah. Twagiye tukubona mu bihe bigoye, tukakubona mu bihe bitandukanye. Mwami Yesu, genda gushimira ibyo wankoreye. Hari abandi bakiri inyuma yanjye bakikurindiriye. Uri Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana itajya yitiranya, Imana itivuguruza ku ijambo yavuze. Topi ene kutabini fodrere. Imana ihimbazwe. Mu izina rya Yesu, uri umuremyi, uri umucunguzi, uri inshuti, ntabwo ujya utenguha. Desta ene kutabini stance dry. Mwami Yesu, uwo wasezeranyije nawe birakwiriye ko wamukomeza ugasohoza icyo Imana yavuganye nawe. Mu izina rya Yesu, kuko uri Imana itajya yitiranya, ijambo ryawe naho ryatinda rizasohora. Buri muntu wese wavuganye nawe akaba yumvisha ubuhamya, numukomereza amaboko, murinde amavi asukuma, ahubwo mukunzi wacu Yesu, umubiri n'ubugingo bwe birarindwe nawe. Ndagushimiye rero mukunzi, ngushimiye ibyo ukoze, nkuragije ibisigaye mu izina rya Yesu, amen.